ibihe byiza kuri wowe wahisemo kubana natwe hano kuri Mupingaji Empire. Iyi ni inkuru nkoze kubera ko maze iminsi abantu bashyiraho igitutu bananyohereza utuvideo twishi bambwira ngo ngire icyo mbivugaho ndetse ngire nkura abantu mu rujijo. Kuko nibyo Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yaba yitabye Imana, cyane cyane nk'abantu baba badafite amakuru, abantu baba batari kuri internet buri kanya, abantu bahora mu tuzi twa buri munsi baba ari bize. Yes, ni iminsi mike ishize inkuru zicicikana yaba kuri TikTok, kuri Instagram ndetse n'imbuga nkoranyambaga za YouTube zagiye zikora ino nkuru zemeza ko Perezida Paul Kagame yaba yamaze kwitaba Imana. Ariko rero ndagira ngo ntangira mbanze nkubwire ko nyamuna abantu bo kuri internet mujye mwitondera amakuru mukonsoma. Niyo mpamvu njya nkubwira ngo kanda subscribe hano kuri Mupingaji Empire, tujye twihera amakuru ya nyayo. Mu iminsi hari ibihuha bica cyane byoroshye kuba byaca ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko ubungubu nk'urubuga rwa YouTube, Instagram ndetse na TikTok byorohereje abantu, bikaba byatuma rero bamwe muri mwe mwakonsoma amakuru y'ibihuha ndetse atariyo habe namba. Ni mu minsi mike hacicikanye ino nkuru, yewe cyane ibinyamakuru avuga ko bikorera hanze y'u Rwanda kuri YouTube ndetse n'abandi bantu bakorera hanze y'u Rwanda ariko cyane bakoresha ama social medias arimo TikTok, Instagram ndetse na YouTube, bagiye bandika zino nkuru bakanakora inkuru n'utuvideo nk'aka video mutangiranye. Ngira ngo mubonye ko neza nk'umuntu udafite amakuru yahita yemeza cyangwa akanavuga ko Perezida w'u Rwanda yaba yitabye Imana. Ibinyamakuru bikomeye byo mu Rwanda byanze kugira icyo bibivugaho, ariko mu minsi mike ngira ngo Leta y'u Rwanda yakuyeho urujijo, yemereza abantu ko iyo ari fake news cyangwa se ari amakuru atariyo, ari amakuru y'ibihuha nyine. Mu ibaruwa yanditse yasohoye ivuye cyangwa se ivuye muri Leta y'u Rwanda, navuga ko yemezaga ko Perezida Paul Kagame ari muzima ameze neza, ahubwo yari yarafashe akaruhuko nk'abandi. Perezida n'umuntu nkawe, Perezida n'umuntu harakora akaruha sometime akaba yafata akaruhuko. Ibyo rero nibyo bavuze yuko nyine abadakunda u Rwanda cyangwa se abatifuza ko u Rwanda rwatera imbere cyangwa se abanzi b'u Rwanda bagahita batekinga opportunity, bagahita bavuga ngo Perezida w'u Rwanda yapfuye. Cyangwa se murabyibuka ko no mu minsi yatambutse ngira ngo ni nk'umwaka nimba ntibeshye n'igice ushize, wongeye gucicikana inkuru ivuga ko Perezida w'u Rwanda ngo yaba yitabye Imana. Ariko kibaza bano bantu inyungu baba bifitemo. Nyamuna jya ureba amakuru ukonsoma cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nkwisabira gukora subscribe hano kuri Mupingaji Empire kugira ngo tujye tukwihara amakuru ya nyayo, cyane aya politiki ndetse na entertainment. Ukabona agakuru karacicikanye ngo umuntu runaka yitabye Imana cyangwa se ngo umuntu runaka yitabye Imana, ariko ngira ngo nkanjye cyangwa se n'iki kinyamakuru amakuru yose wabonyeho, cyangwa ugende urebe no mu makuru twakoze urebe nimba hari amakuru y'ibihuha twaba twarakugejeje afu wenda haba muri politiki cyangwa se muri entertainment, yewe dore ko dukora no ku makuru y'imyidagaduro cyane y'imyidagaduro mu basitari bagiye batandukanye. Wowe urebemo amakuru twakugejejeho uvuge ngo aya ngaya rwose mwampfunyikiye amazi, hanyuma uduhe igitekerezo, utange comment yawe aho ngaho muri comment section,
koko nimba ari byo. Nyamuna amakuru atambuka ku mbuga nkoranyambaga social medias ntabwo yose aba arayanyayo. Inkuru yuko Perezida Paul Kagame, Perezida w'igihugu cy'u Rwanda rero yaba yitabye Imana ntabwo ari byo. Ibinyamakuru cyane cyane byo muri Kongo, ibinyamakuru byo mu Burundi, ibinyamakuru bigiye bitandukanye ariko bikorera hanze y'u Rwanda byagiye bitangaza ino nkuru. Ariko rero ndagira nkubwire ko atari byo habe namba. Perezida Paul Kagame ni muzima, ameze neza, yewe hashize n'iminsi yakiriye mugenzi we cyangwa se perezida w'igihugu. Ariko niyo nkuru tuza kubakoreraho, we ukande subscribe, turaza kubakorera iyo nkuru tubabwire ukuntu byari bimeze. Ariko rero ndagira ngo ntago nagenda ntakubwiye ko abantu bamwe bagiye bubakira kwiyo nkuru, bagiye babihera yuko muri iyo minsi nyine 3 yari ishize perezida ngo batamubonye. Yewe nkuko mubizi mu bisanzwe ajya muri office cyangwa mu biro bye akaba yakwakira abantu runaka, yewe ku mbuga nkoranyambaga ze bakaupdatinga n'ahandi. Bityo rero bakaba ngo bahera bemeza ko perezida w'u Rwanda ngo yaba yitabye Imana. Rocky Entertainment cyangwa se Rocky Kimomo niwe wenyine kinyamakuru navuga ko cyo mu Rwanda cy'updatinze abanyarwanda mbere na mbere kibabwira ko perezida w'u Rwanda ari muzima. Ibindi binyamakuru bikaba bitaragize icyo bivugaho uretse wenda nk'ibinyamakuru byo mu Rwanda byandika. Ariko rero iyi reka tubamare impungenge cyane cyane zino nkuru, kubera bamwe mu bakunzi bacu bagiye bahora bambwira ngo ngire icyo mbabwira. Iyi ni Mupingaji Empire, nje gumya kubana nanjye nitwa Mupingaji John Peter Safe kuba imbariro kunzi ibyo dukora kandi hasi handitse subscribe.